Café Energie. Café Energie ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Café Energie yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Café Energie. Kwikunda cyane hari igihe dutekereza ko ari byo byiza kandi bizatuma twiteza imbere cyane bitewe n'urukundo twigirira, nyamara hari igihe tubikora mu buryo budakwiriye. Hari henshi usanga nko mu kazi umuntu ari nkore banshime akabigira nkaho ari byo azajya agenderaho gusa, akibagirwa ko afatanije na bagenzi be bagera kuri byinshi biruta ibyo we atekereza ko arimo kugaragariza abakorera cyangwa umukoresha we. Ni byiza cyane gushimirwa ibyo uba wakoze, ariko nukora wibaza gutyo gusa uzagambanira na bagenzi bawe kugira ngo bigaragare ko ari bo banyamakosa, nyamara ari wowe wagerageje kwiyerekana nk'intwari mu kazi kawe ukora, nyamara waranagambaniye bagenzi bawe. Ni byiza cyane gukora ibikorwa bikaba ari byo byivugira kurusha kwihutira byinshi bishira vuba, ukazavumburwa ugahabwa urw'amenyo bitewe n'ibyo waharaniye kandi bitagukwiriye, utanabikwiriye ko uba warabishimiwe. Ugomba kumenya ko ibikorwa by'ubutwari ari ibikorwa byiza kandi bikozwe ku mpamvu nziza. Ugomba gukora ibikorwa by'ubutwari udategereje gushimwa, kuko ugomba kwitega ko abo ubikoreye hari nubwo batazabimenya ko ari wowe wabakoreye ibyo ngibyo. Mu gihe babimenye bakabigushimira, bitabaye ngombwa ko utegereza cyangwa ukora uvuga ngo reka nkore banshime. Ugomba kwibanda ku byiyumviro ugira igihe urimo gukora neza kurenza icyubahiro ubikuramo cyangwa ishimwe uhabwa nyuma y'ibyo wakoze. Ibyishimo ubona abandi bafite mukorana bigomba kuguha imbaraga zo kumva ko mukorana neza, mwese mugambiriye kugira ku byiza. Kabone niyo wabona bagenzi bawe barimo kuzamurwa mu ntera cyangwa barimo kugira ku bintu byinshi byikubabaza, byiguhangayikisha, byituma utangira gutekereza ku bitari byiza kugira ngo utangire kwibaza impamvu wowe mukorana ariko ukaba utaratera imbere. Hari igihe cyawe, hari impamvu bo byagenze gutyo, bihangayikishwa nabyo cyane. Ahubwo komeza ukore cyane wowe ku byo urimo gukora, nawe bizagenda neza. Nawe icyizere uzakigirirwa mu gihe igihe cyawe kizaba cyageze kandi wakomeje gukora neza, udacogora gukora neza ibyo ushaka kuzageraho, by'umwihariko kuzuza inshingano zawe ufite, haba mu kazi ukora ndetse no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ntukabeho nka nimenyera ibyanjye nkita ku byanjye kandi ushaka kubaka ugatera imbere. Nuharanira gukora ibikwiriye gukorwa, ibyiza uzabisanga imbere mu gihe nawe udatekereza kurusha uko waba ufite target cyangwa intego ya nkore nshimwe kurusha uko wakora ibyo ugomba gukora. Ibindi byose bikazagenda byizana no mu gihe utazi, kandi byose bigeraho bigakunda. Gushimirwa ni byiza, ariko bituruka mu byiza wakoze, utabaye mpimane banshime cyangwa ngambane banshime. Wigeraho wumva wihagije, kuko nta muntu uhinduka intwari ku giti cye. Buri wese aba yaragiye agira ibikorwa by'abandi byamubereye urugero. Hari ubwo abantu cyangwa umuntu agukorera ikintu wari uri mu ngorane, ukayigira isomo ryiza cyangwa akagufasha kugera ku bintu runaka. Urugero rwiza ni nk'abantu bakureze, ubuzima wanyuzemo, hari abantu bagenda bagufasha. Ni bimwe mu bituma ushobora kuba wagera ku byiza bizakugira intwari cyangwa kuzagera ku bikorwa by'indashyikirwa. Ariko ntuzageraho ubatera ishoti bitewe n'aho bakugejeje. Hari abageraho bakirengagiza ko aho bageze hari abandi babafashije.
ahubwo icy'ingenzi ni uko waba umunyeshuri wubaha abaguhaye ubumenyi ndetse wabona udakora neza ibyo wagombye gukora, ukaba wakongera gusubira inyuma ukabaza babandi bagufasha ukavuga uti ese mpagaze he, n'iki nakora kugira ngo bikomeze kugenda neza. Ndaguha ikaze mu kiganiro Café Energie yo kuri uyu munsi. Ngewe nitwa Olivier Nkurunziza. Café Energie ni ikiganiro ukurikira guhera kwa mbere w'icyumweru kugera kwa gatanu w'icyumweru saa 12:30 za mu gitondo kugera saa 1 za mu gitondo kuri Energy Radio. Iyo icyo kiganiro utabashije kucyumva neza bitewe n'impamvu runaka, ubasha kugisanga kuri YouTube channel yacu ni Energy FM TV. Abantu tujya twumva biswe intwari cyangwa bagizwe intwari byaturutse mu guharanira ibyo byose ndetse no kudacogora mu guharanira iterambere rya buri wese. Mu kiganiro Café Energie cyo kuri uyu munsi turavuga kuri Saint Augustine of Hippo cyangwa Mutagatifu Augustine wa Hippo, wakoze ibikorwa by'indashyikirwa, akaba yaragizwe umutagatifu muri Kiliziya Gatolika. Niwe umuntu wakoze byinshi mu mateka ya Gikristo, yanditse amagambo arenga miliyoni 5, yamenyekanye cyane mu gitabo cyanditswe nawe abigizemo uruhare, ariko ntabwo article nyinshi zigaragaramo banditse cyane ku byo yagiye agiraho kurusha we ibyo yashakaga kwiyandikiramo akiri ku isi. Ni igitabo cyitwa The City of God cyangwa se umurwa w'Imana, aho yashakaga kugaragaza ko Imana iriho imbere y'abahihakana bose, ashaka kugaragaza ibikorwa byose Imana igirira abantu bari mu isi nubwo hari abatayemera. Ni igitabo cyavuguruwe, we hari ibyo yari yaranditsemo mbere yaho, ashaka kugaragaza uburyo bwose Imana ihari kandi ikora ibyiza ibikorera twese turi mu isi, abyereka ababihakana. Abagiye bayavugurura ibyagiye byandikwa muri iki gitabo bakomereje ariko nanone kuri article zatangiye kwandikwa n'uyu mugabo. Ikindi kandi inyigisho ze zagize umumaro ukomeye cyane, zituma abantu benshi bahindukira baza kuri Kristo. Abakristo Gatolika uyu mutagatifu mushobora kuba mumuzi. Mutagatifu Augustine wa Hippo, uyu nguyu yari n'umufilozofe, yavutse mu mwaka wa 354. Icyo gihe hari mu gihe cya nyuma y'imyaka 30 itotezwa ry'abakristo ryakorwaga n'ubwami bw'abaromani bahakanaga Imana rirangiye. Yavukiye muri Afrika y'Amajyaruguru, ubuzima bwe hafi ya bwose yabumaze mu gihugu cya Algeria, kandi yafataga abanyafurika nk'abaturage nanone bagombye guhabwa agaciro, cyane ko hari abifuzaga kuba abakristo ariko bagatotezwa kubera byo. Binyuze mu nyigisho ze zerekeye agakiza n'ubuntu bw'Imana, zagize impinduka ku muryango mugari wa Gikristo, ndetse byaje no gutuma abantu barimo nka Martin Luther King bamuha umwanya wa mbere mu bapadiri bagize ivugurura, kandi bamufata nka se wa teolojiya. Hari byinshi by'ingenzi uyu mugabo twamenya ku buzima bwe. Ni Mutagatifu Augustine, kubera kwatura kwe. Uyu mugabo yavukiye mu muryango wa Gikristo, mama we yamureze neza, akura afite impano ndetse atera imbere mu bijyanye no kwigisha, agenda agiramo imyanya ikomeye muri Kiliziya Gatolika. Yamaze igihe i Roma, ariko yaje guhungabanywa no gushaka kumenya igisobanuro cy'ubuzima, ari nayo mpamvu yinjiye mu madini atandukanye ndetse akurikira filozofiya. Hari igihe kigeze kugera bitewe n'uko yashakaga kwinjira imbere cyane no gucengera mu mateka y'igisobanuro neza cy'umuntu, cy'ubuzima bw'umuntu, n'uko abaho, n'ahaturuka, n'uko Imana ikora ibikorwa bitandukanye ibikorera abantu uko bigenda. Icyo gihe ntabwo byishimiwe na bose. Gusa mu gukomeza guharanira ibyo byose kandi nta muntu umushyigikiye, byaje kugiraho ubwo yari yaratandukiriye gukomeza gukurikira Kiliziya Gatolika, yaratangiye gushaka kujya mu yandi madini atandukanye kugira ngo azabone umudendezo wo gushaka kwinjira cyane cyane mu mateka y'iyobokamana no kumenya ibijyanye n'iyobokamana cyane kurusha uko yari abizi. Yaje kugiraho abona ko abantu benshi bamutakarije icyizere. Yari afite imyaka 30 ubwo yasubiye mu bukristo bwe.
mbere yaho yari yatangiye kugenda ajya mu yandi madini ashaka gukora ibyo ashaka no gutanga inyigisho yiteguriye ku giti cye zigisha ukuri ku mateka y'iyobokamana. Icyo gihe afite imyaka 30 yaratuye avuga uburyo mu gihe yari ari mu rungabanga badashoboye gufata icyemezo yumvise amajwi ngo y'abana ngo amubwira ati fata usome. Bidatinze ngo yafunguye Bibiliya asoma mu Baroma ba 13 ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 14. Ati haragira ati tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari turigirira abandi. Augustine yakoze amahitamo ye maze afata icyemezo cyo kugaruka mu buzima bwe bwa Gikristo, arabatizwa ndetse agaruka muri Afurika ya ruguru. Icyo gihe hari mu mwaka wa 388 kugira ngo ashinge umuryango w'abihaye Imana. Mu buryo bunyuranye n'umugambi we yahawe inshingano, bidatinze agirwa musenyeri wa Hippo. Ibyo ngibyo ntago byari mu byo yateganyaga kuzakora, kuko yumvaga azashinga umuryango wa Gikristo wemera ibya Kristo kandi bemera bakanahamya ibyiza bijyana n'imigambi Imana bifite ku bantu kuri buri muntu wese. Gusa byaje guhinduka kuko bamugiriye icyizere aza kugirwa musenyeri wa Hippo. Bibutse ko iyi Hippo kari agace ko muri Algeria, ni izina rya kera ryakoreshwaga mu mujyi kuri ubu ngubu witwa Annaba muri Algeria. Niho icyo gihe yabaye musenyeri wo muri uwo mujyi, atangira kugenda akora ibikorwa bitandukanye bijyana no kwihimana no kugenda yigisha amasomo atandukanye y'Abakristo. Uyu mwanya yawugumyeho ku gihe kingana n'imyaka 40 kugeza yitabye Imana. Uyu nguyu nka Musenyeri Augustine yahuye n'inzitizi nyinshi, habayeho impaka zikaze zo kumenya niba hakwemerwa gusubira mu busabane n'abagenza n'abantu bashakaga gutoteza Abakristo, aho yagombaga kurwanya abo bantu by'umwihariko akaba agasa n'ubinjizamo impinduramatwara zijyana na Gikristo, akabinjizamo ibyiza by'Imana, agashaka uburyo yabahindura mu buryo bwose bushoboka, cyane ko hari abumvaga ko abantu bemera Imana bemera ibintu bitari byo kandi bidafite igihamya n'imwe. Icyo gihe hariho ibibazo bya teolojiya ku buryo abagabo n'abagore bashakaga kwigira abakiranutsi. Uyu Augustine wa Hippo yarwanye n'ibyo bibazo byose, akora amavugurura menshi mu itorero kandi ategura abayobozi bahazaza kugira ngo nabo bazakomereze mu nzira yatangiye muri icyo gihe akigirirwa icyizere cyo kuba musenyeri. Uyu Augustine yatanze urugero rukomeye cyane, aho yagiye yibukwa kenshi cyane nka musenyeri washyize umutima we ku mwanya w'icyubahiro, utarashyize umutima we ku mwanya w'icyubahiro, ahubwo agakora umurimo ashinzwe neza, ntigire umuntu w'agaciro karenze abandi cyane, ahubwo ububasha yari yahawe we yakomeje kubaho nk'umuntu ukeneye kuzana impinduramatwara no kwigisha abantu byinshi byerekeye Imana n'ibyiza by'Imana. Ni muri ubwo buryo uyu Augustine, umubwirizabutumwa akaba umushumba n'umuyobozi, yashoboye kuba n'umwanditsi w'ibitabo byinshi bivuga ku bintu bitandukanye: igihe, amateka, icyaha, intambara n'ubutatu, ibyo bita Trinity. Ibyo byose yagendaga bikora nanone, ariko abona abandi bantu bafite umwanya nk'uwe bagerageza kwikuza bakishyira ku myanya yo kuba ari abayobozi bakuru cyane kurusha uko bakora ubutumwa bwabo bagombye kuba barimo gukora. We yizeraga ko umuntu kuba yagiriwe icyizere akagirwa uhagarariye abandi bwagombye kuba ari uburyo bwiza, niba afite icyo abarusha kubibasangiza kurusha uko yakwifata nk'aho ari igitangaza, yakwifata nk'umuntu udasanzwe
uri ku mwanya wo hejuru cyane kurusha abandi bose, byavuzwe ko agiye kubahagarariye mu kintu runaka. nawe nibyo yagenderagaho, ntabwo yitaye ko ari musenyeri cyane, ahubwo yaharaniye ko buri muntu wese agenda amwumvisha ibyiza yashakaga ko abakristo bose bamenya ku bijyanye n'Imana, by'umwihariko n'abahakana ko Imana igira neza akagenda abibumvisha. Mu myaka ye ya nyuma uyu Augustine wa Hippo yahuye n'igihirahiro gikomeye cy'isi hamwe n'ubukristo bwari ubwa leta. Abizera benshi babonaga ubwami nk'ikintu cy'ingenzi ku mugambi w'Imana mu isi. Roma yo yagaragaraga nk'umurwa uhoraho. Byanze bikunze igihe Roma yagwaga muri 410, ingaruka ku bizera zabaye mbi, byarushagaho kugira abakristo byatumaga batakariza icyizere cyane kiliziya. Byarushagaho kugirwa bibi cyane n'ibirego bya gipagani bivuga ko Imana y'abakristo yananiwe kugira ngo ifashe abayizera kugera ku byo bashaka kugeraho no guhamya ibyo bashaka guhamya, babihamiriza abantu bakana ko Imana idahari. Augustine yanditse igitabo kinini cyitwa The City of God, bivuga ko umurwa w'Imana mu Kinyarwanda tugenekereje. Iki gitabo nk'uko twabivuze haruguru cyagiye kivugururwa. Iki ni igitabo kiri mu bitabo byavuze ku ngingo nyinshi. Muri iki gitabo yavuze ko ibyiringiro by'abakristo bidashingiye kuri leta yo mu isi cyangwa umujyi runaka, ahubwo bishingiye gusa mu ijuru, umurwa uhoraho w'Imana. Uyu mugabo yamaze imyaka myinshi ari umukristo, anagerageza kwigisha no guhugura abantu ibijyanye n'ubutumwa bwiza bw'Imana. Gusa byaje kurangira yitabye Imana mu mwaka wa 430 azize uburwayi. Yitabye Imana afite imyaka 75 y'amavuko. Icyo gihe Vanda, umuryango w'Abadage baragarutse batwika umujyi, basenya ibintu byose uretse katedrali ya Augustine n'isomero rye, nibyo byasigaye bidakozweho bitewe nuko hari imyumvire bari barahinduye bitewe n'uyu mugabo, ariko ibindi byose babigize ubutita. Barahatokombeje harashya harakongoka. Uyu Augustine yabaye icyamamare ndetse akundwa na benshi, kandi yamenyekanye nk'umudokiteri w'itorero mu mwaka w'igihumbi na 198, aho byemejwe na Papa Boniface wa munani, aho yavuze ko agomba gushyirwaho umunsi bizihizaho Mutagatifu Augustine, ushyirwaho ku itariki ya 28 Kanama buri mwaka. Niyo munsi uyu mutagatifu yapfiriyeho, nibwo yitabye Imana. Kigiye muri umwaka w'igihumbi 1298 nibwo byashyizweho ku mugaragaro ko agomba gushyirwaho umunsi nawe nk'umutagatifu azajya azirikanwaho. Uyu mugabo hari amagambo atandukanye yakunze kugarukaho. Yavuze ko niyo waba utunze ibyamirenge ugahora ubyiratana cyangwa ubyirahira, kandi bishira, urutwa na wawundi ufite duke asangira n'abandi mu mahoro. Wawundi umenya agaciro ka mugenzi we n'icyo akeneye, ntabe nyamwigendaho, ndetse ngo abe mpemuke nshimwe cyangwa mpemuke ngirirwe icyizere kidasanzwe kandi wahemutse. Uyu mugabo nubwo yagaragaye cyane mu bijyanye n'iyobokamana, yafashije benshi kugira ibyo bahindura byiza kandi bifite inyungu ku mbaga nyinshi y'abantu. Yagerageje guhindura imitekerereze y'abantu bariho muri icyo gihe, yari ishingiye cyane cyane ku gupingana cyangwa ku kudashaka gushyira hamwe kw'abantu muri icyo gihe. Bamwe bumvaga ko ari abantu bakomeye cyane bitewe n'ubutegetsi bafite cyangwa n'imyanya bafite y'ubuyobozi, bakumva ari abantu badasanzwe, kandi nyamara bagombye gutuza bagashyira hamwe n'abandi kugira ngo bubake ibintu bikomeye. Hari benshi bizeraga ko bakomeye cyane kandi ari abantu b'indakorwaho, bakumva ko nta bufasha bw'abandi bakeneye, bakumva ko nta kintu bakeneye kuri bagenzi babo. Kuri uyu munsi natwe dushobora kuba dufite abantu bameze nk'abo ngabo, cyangwa muri twe hari umeze gutyo.
hari isomo rikomeye wagombye kugira ryo kutumva ko uri umuntu w'igihangange, uri umuntu wishoboye cyangwa uri umuntu uharanira ko buri gihe bazagushima uhora utegereje gushimwa, mu gihe wagombye kuba warakoze ibikorwa byiza cyangwa ubikora kuri uyu munsi ukazabyiturwa mu gihe runaka utanazi. Byose bigenda biza, niba ushaka no kuba intwari ibyo byose umuntu arabiharanira. Augustine yavuze ijambo nk'iryo natwe twatekereza ko rikwiriye gutanga igisobanuro cy'ubutwari. Yavuze ko umuntu ukurikirana ibyo yiyemeje kugeraho bikavamo igikorwa cy'ikirenga gifitiye abandi akamaro, akabikora mu bupfura, mu kwihangana no mu bwitange buhebuje, kandi akirinda ubugwari mu migirire ye, nta kabuza azaba intwari kandi naba atagamburujwe n'amananiza agiye atandukanye. God loves each of us if they are only one of us. Imana ikunda buri wese nk'aho buri gihe hahora hari umwe muri twe. Aya ni amagambo yose yagarutsweho n'uyu Mutagatifu Augustine wa Hippo. Yabaye mutagatifu w'ibihe byose cyangwa umusenyeri w'ibihe byose bitewe n'ibyo yagiye aharanira. Abenshi bigira ku isomo ry'ubuzima n'uburyo yashatse guteshuka ku kuba umukristo, bitewe n'ibyo yaratangiye gutekereza abona adasobanukirwa neza muri kiliziya, ariko aza kugarukira kiliziya gatolika ndetse akora ibikorwa byafashije benshi. Aza guhindura ibitekerezo bya benshi, byatumye agenda yibukwa nk'uwagiye azana impinduramatwara by'umwihariko muri Afurika. Ni byiza ko natwe ibingibi bidusigira isomo rikomeye cyane ry'ubuzima. Ni byiza ko tutakomeza gutekereza ko turi abantu b'indakorwaho, abantu b'ibihanga n'imyanya dufite kuri uyu munsi, bitewe n'ububasha n'ubushobozi wahawe. Ushobora kuba kuri uyu munsi hari abantu ureberera ibikorwa byabo, ariko si ngombwa ko ukomeza kubereka kuri hejuru yabo cyane kurusha uko wabereka uburyo mwakora mukiteza imbere nawe ubigizemo uruhare. Nta muntu n'umwe ugira ahantu adakeneye abandi cyangwa adakeneye gufatanya n'abandi kugira ngo batere imbere, bakore byinshi bizabazanira iterambere rirambye. Café Energie ni ikiganiro mukurikira guhera kwa mbere w'icyumweru kugera kwa gatanu w'icyumweru, saa 12:30 kugera saa 1 mu gitondo. Ngewe nitwa Olivier Nkurunziza. Utabashije kumva iki kiganiro kuri Energy Radio mu buryo burambuye cyangwa ikiganiro cyose, ushobora kuza kucyumva kuri Energy FM TV, ni YouTube channel yacu. Café Energie. Ikiganiro Café Energie ni ingaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu guhera saa 12:30 kugeza saa 1 za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8, radio y'icyitegererezo. Café Energie.